Nyuma y'iminsi myinshi ishize video y'umuhanzi witwa Yamano ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, uyu munsi wa none Yamano yongeye kugaruka mu itangazamakuru aho yongeye kuvugwa cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga. Umuhanzi Yamano bikarangira agiye hanze, hanyuma abenshi bakanabinenga cyane ku buryo bukomeye cyane. Biri mu bintu byanatumye abantu bo mu itangazamakuru cyangwa se muri showbiz bamwe na bamwe bisanga muri gereza bafunze. Umuhanzi Yamano rero uyu munsi wa none akaba yongeye kugaruka mu itangazamakuru aho ari kuvugwaho cyane by'umwihariko bamwe na bamwe bavuga yuko video ye cyangwa se indi video ye yagiye hanze. Gusa Yamano nawe arabihakana yivuye inyuma kubera yuko avuga yuko iyo video ntayihari kandi ifite gihamya kandi abirahira ku Mana. Umuhanzi Yamano wakunzwe n'abatari bake mu myaka myinshi ishize, n'umuhanzi muri misa none uri kwibasirwa ku mbuga nkoranyambaga kubera yuko video yagize kujya hanze. Biri mu bintu byatumye abantu bamwibasira cyane abantu batamukunda cyangwa se batamwifuriza iterambere. Umuhanzi Yamano mu kiganiro yagiranye kuri chaîne ya YouTube yitwa MI Empire yaganiriye n'umunyamakuru Murindahabi Irene, yavuze yuko afite abantu bamugendaho ndetse bashaka kumwica ndetse no kumurangiza cyangwa se kumusubiza hasi. Gusa Yamano yatangaje ko yiteguye guhangana nabo, cyane ko akimara kuri iki kiganiro kimara kujya hanze byarangiye Yamano ashyize indirimbo hanze, bukeye bwaho ashyira n'indi hanze. Indirimbo ashyize hanze bwa mbere yitwa Siba cyangwa se Siba iyo video, cyane ko indirimbo irimo gushishikariza gusa abantu iyo video cyangwa se iyo video bari bafite imbere cyangwa se yakwirakwiye mu bantu bakaba bakibitse. Hakaba harimo ubutumwa bugira buti niba ufite iyo video yibisibe kuko nta kimaze nta nicyo yakumarira. Bukeye bwaho yasohoye indi ndirimbo yitwa Iyisi. Yamano agomeje kwigaragaza cyane muri iyi minsi, gusa n'abamurwanya nabo ntago bafata konje kubera ko ku mbuga nkoranyambaga n'ahantu hatandukanye baramuvuga cyane umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Mu kiganiro kirambuye cyangwa se exclusive interview yagiranye n'umunyamakuru Murindahabi Irene, yagarutse ku kuba yaragiye hanze mu gihugu cy'Ububiligi. Ibyo yahuriye nabyo ni akaga gakomeye cyane. Hari ifoto yigeze kujya hanze arimo kurira cyane yandika n'amagambo akomeye cyane aho yasoje avuga ati aheza ni mu ijuru. Yamano ibi bintu yabishyizeho umucyo, avuga yuko ari umwana we wideri witabye Imana, hanyuma kwifata bikamunanira akabishyira ku mbuga nkoranyambaga akabipostinga ariko akabishyira mu bwiru. Gusa ababibonye babihuje na video ye yagiye hanze bavuga yuko afite agahinda gakabije cyangwa se ibindi bibazo byo mu buzima. Biri mu bintu byatumye abantu bava mu rujijo kuri uwo munsi ejo bundi, kuko yabishyizeho umucyo ashyiraho ukuri kurambuye ndetse arabyivugira mu buryo burambuye. Uyu muhanzi Yamano agomeje guhangana n'abashaka kumurwanya cyangwa se bashaka kumushyira hasi. Gusa abafana be b'imbere cyangwa se b'indani atari barakurikiza izindi biyemeje kumushyigikira cyangwa se kumukurikira hagiye hose kubera ko n'umuhanzi umaze kubaka ibigwi mu Rwanda no kwigarurira imitima ya benshi. Nk'umuryango mugari wa Taifa Rwanda twifurije uyu muhanzi kuzamuka ndetse no gukura. Abamuca intege tubatesheje agaciro kandi turabamaganya kubera yuko ibiriya ni ibintu bibaho mu buzima. Gusa icyo tutamwifuriza nuko byakongera kuba kuko yakuyemo isomo rikomeye cyane. Komeza ubane natwe hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Niba uri mushyashya ukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro n'amakuru yacu. Nitwa Ireze Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.